reka nkwihere ikaze hanyuma nze nkuhe amahugurwa y'ubuntu atishyuye. Biriya bintu barakubeshya. Ba Rutambi ushobora gusanga atari abanyabo ahubwo ari photo edit baba bakoze. Reka nze nkwereke ukuntu bikorwa. Reba nawe ako kaboko ukuntu kangana. Ushaka kugira ngo ni ibintu byanyabyo. Reka da. Reka nze nkwereke ukuntu babikora ndetse n'ukuntu iyi application ikora. Nitwa Mr. Tu, kora subscribe kuri channel yacu niba uri mushyashya, ukore like, uduhe n'igitekerezo. Twagiye sasa amahugurwa y'ubuntu. Ukuntu twakora ino foto. Hari umuntu wanyandikira arambwira ngo nzamusubiriremo mwereke ukuntu iyo app ikora neza. Ngo iyi app yitwa Tcam, ni iyi ngiyi ndayifite muri telefone yanjye. Weho ubaye utayifite bisaba kuyidownloadinga uciye kuri Play Store. Kuri Play Store, sinzi nimvuga Play Store ubyumva neza byihuse. Ikintu usabwa gukora, reka nze nsubire inyuma gato mbikwereke kugira ngo ibi ngibi nze kubijyamo nyuma. Usabwa kuba ufite internet. Nuvuga ngo izo ni megabyte ugomba kuba ufite zimeze neza. Ushobora kuba ukoresha wifi cyangwa ukoresha se ubundi buryo. Hanyuma ikintu ukora uraza ukajya hano kuri Play Store. Play Store murayibona hano mwese. Ukayikoraho, ni irasanzwe muri telefone yawe. Buri wese aba yifite muri telefone. Hanyuma ikindi kintu ukora ukajya muri search. Yego, muri search nyine nahanga dushakira. Warangiza ugakora iki? Ukandikamo kwa kundi nakubwiye yitwa Tcam. Ukabyandikamo hanyuma ugahita uyibona. Tcam ukabyandikamo witonze. Tcam nyine. Tcam kuriya imeze ni T I, ngiye kubivuga mu Kinyarwanda, ni T na I na K na I na C na A na M, cyangwa TIKICAM mu Cyongereza. Hanyuma ugakora search. Barahita bayikwereka, ngira ngo urabibona hano kubera ko nyifitemo muri telefone yanjye ni installed. Nuwango ndayifite kiretse nkozi cyitwa update. Yego, nka updatinga kugira ngo features zose ifite zibe zigaragara mu gihe ndimo kuyikoresha. Yego. Reka nya updating vuba hanyuma tuze tuyikoreshe. Mwereke ngusobanure noneho urebe ukuntu ifite utuntu twinshi cyane wakoresha kandi ukajya wishimira ifoto yawe wa postinze. Ngo igukorera icyitwa body shape, ikagushepingira umubiri, ikagushepingira ukuboko, ikagushepingira mu nda, ikaguha mu nda heza, ikaguha ikibuno cyiza, nyash, imiterere myiza. Hanyuma ku buryo upostinga ifoto buri wese akavuga ati wow, mbega ifoto, mbega umuntu mwiza, mbega umuntu uteye neza. Nyine ukabona ni ibintu byiza nawe ukumva biragushimishije. Mu gihe turimo kuyapudetinga rero, ko ni tumara kuyapudetinga, hano handitse cancel, haraza kuba handitse open. Ariko twaba tunayikoresha bimwe muri features ifite. Ubwo biraza gusaba ko dusubira inyuma hanyuma tuyireba ahantu iri, tuyikoreho, tuyifungure. Okay. Hanyuma ifunguka gutya. Dusabwa no kwihangana kugira ngo ifunguke. Imaze gufunguka rero ukora next cyangwa continue. Kongera ugahakora. Hanyuma ukagera ahangaha gutya. Hanyuma ukongera ukahakora bakakubwira ngo got up ubwo wahageze nyine. Yes, nkuko nabikubwiye hano hari uburyo bwinshi bwo kugira gute bwo gukora ibyo ushaka gukora. Kadufata urugero wenda kuri features ya mbere ifite fat face no wango warusanzwe unanutse noneho ugashaka gukora igifoto cy'umuntu ufite ibitama rwose binini
yes, uraza hano uhakore, numara kuhakora sinzi niba mubibonye, urahakora gutya, wamara kuhakora ukareba mu mafoto yawe ufite select ukajya mu mafoto yawe ufite wumva ushaka gukoresha, wenda ifoto ushaka gukoresha guha ibitama, ufite ifoto hanyuma urashaka kuyiha ibitama, wenda kadufata urugero uyu muvandimwe yitwa Alice, yitwa Lucy, ni umwarimu kazigisha icyongereza kuri YouTube, abantu muramuzi, ngo amukurikirana muramuzi, mumubona gutya akaba kuzuye, iyo kuzuye urabona ibitama afite ukuntu bingana, sibyo? Hanyuma ikintu wewe uri bukore, uragenda ugabanya muri aka karongo, urabona ko ibitama birimo kugenda bishiraho, ubonye? Yes, urabona ko ibitama birimo kugenda bishiraho, hanyuma akaza gusigarana iki? Akaza gusigarana agasura karambuye, ukakora next. Hanyuma umaze gukora next, ukora share, ukayisharinga aho ushaka, cyangwa se ukayisevinga ikajya hehe? Ikajya muri gallery yawe. Reka dukore save kugira ngo ijye muri gallery, kuko n'uburi niho uzajya uyikeneye ushaka no kuyisanga. Okay, barakubaza ngo do you want to keep it? Image is saved in your gallery. Ngo ubwo ibyo bintu byarangiye, ako ni karangiye. Image is saved to gallery, good. Hanyuma icyo ukora uhita wisubirira inyuma gutya, warangiza ukagira uti, ukaba waza ugakoresha wanda kandi ga features nk'aka ngaka, again. Okay, iyi ngiyi select gender, barakubaza ngo uhitamo igitsina, ubwo reka duhitemo gabo, sibyo? Niturangiza tuvuge ko wenda ufite ifoto ariko ushaka kwigira gutyo umusaza cyangwa se umwana, hanyuma icyo ukora continue. Wanaza gukora continue, ugategereza gato ukihangana, ntabwo uhangana nayo, ugenda gake cyane, ugenza gake kugira ngo ibigukorere neza. Ukihangana, kirabanza ikakora detection, ikadetectinga, igashakisha nyine ibyo uyisaba, kubera ko ifite gahunda nyinshi, ibintu byinshi biyirimo, hanyuma ikagira gute? Ikagenda ibihuza. Agi model loading failed, ubwo iyo bifailinze usubira inyuma, kadufate wenda kuri young, ukihangana ugategereza. Ubundi ntabwo ari ibintu bitinda, nuko wenda yari irimo ikora update, harimo iyi updating. Okay, ukihangana ntabwo bitinda, ko n'ubundi baravuga ngo ibyiza biratinda, ntabwo bihita biza ako kanya. Okay, ukihangana. Okay, ubwo agging yans. Noneho reka twirebere wenda kuri body, kuri body shape, body shaper nayo nayivuzeho ubushize, ariko wenda nakongera nkayivugaho. Ibi ngibi bari ingenzi, urabanza ukabaha iki? Ukabaha star, warangiza ko ndeba se bagiye kutujyana kuri Play Store kandi twaranje ku updatinga. Okay, thanks done. Okay, kansuri nyuma gato kugira ngo ubibone neza. Noneho ukaza hano kuri body shaper, urahabona, hanyuma ukahakora. Wamara kuhakora, ushobora guhita ufata ifoto direct ako kanya, cyangwa ukajya muri gallery yawe, wajyamo ugahita ugira
ugahita ufata noneho ifoto ushaka bitewe n'aho iherereye, kuko urabizi haba harimo ibyumba byinshi by'amafoto. Hanyuma wenda reka mfate ino foto, yasi kankoreshe ino foto iyi ngiyi. Namaze mbikwereke neza twitonze. Good. Kankoresha ino foto, hanyuma add ukayadinga. Wamara kuyadinga, ikintu uri bukenere gukora, urabona baba bakwereka ukuntu ugenda ukoresha kariya gatoki akaziga, hanyuma ugakurura. Ikintu tugiye gukora, turakora next. Tubona gukora next, ifoto yacu iraza kujyamo. Icyo dukeneye rero ni ugukora iki? Ni ugukora wenda, urumva biterwa n'ukuntu ifoto wayifashe, sibyo? Biterwa n'ukuntu ifoto wayifashe. Iyo turi bukore hano, turaza gukora kuno kuboko kugire kunini rwose, dukurure ino pinya, twongere pinya, ku buryo umuntu areba ifoto wa postinze akavuga ati man, none se uko kuboko ni ukwawe? Can you imagine? Hano ugakora iki? Ugakora ikintu cyitwa body. Wabonye? Kururiramo gutya, ugenda ukozamo agatoki mu kaziga, hanyuma ugakora iki? Ugakora ukuboko. Washaka kongera n'ibituza, nabyo urabyongera kugira ngo ifoto ize kuba ari nziza cyane kandi igaragara ko rwose ari ibintu biririyo. Kongera akajosi kakagabanya kakaba karekare cyangwa se uko ubishaka, urabona ko ari ibintu bikora. Noneho iyo umaze kubikora ibi ngibi ukora next, urabona ko rwose ukuboko kwagize gute? Kwabaye ukuboko, kwabaye ishyano. Okay, kozi baba. Hanyuma warangiza ugakora next. Warangiza icyo ukora, ushobora kuba wayisevinga kuri gallery, cyangwa se ukaba wagira gute, ukaba wayisharinga ariho hose ushaka, nko kuri share kamakuru urebe. Ushaka kuyisharinga ariho hose ushaka. Ushaka kuyisharinga kuri Facebook, kuri WhatsApp, hose bitewe na application ufite ushaka kuyisharingamo, cyangwa se ukaba wayibika kuri Drive, ibintu bigakomeza kugenda neza. Okay, izi features rero nizo nari nagusubiriyemo watwandikiye, ndetse nawe washakaga kumenya ukuntu ino application ikora. Nizere ko wayikunze kandi byakubereye byiza. Icyo ngusaba ni ukuyiga kugira ngo ubashe kuyimenya. God bless you. Naho butaka nunyandikira nzagusubiza nkuko nasubije n'abandi. Kora subscribe niba uri mushyashya, niba gukora iki, gukora like kugira ngo bikomeze bigende neza. Ndagushimiye, naho butaha.